CGP Jeanne Chantal Ujeneza ni umudamu, umubyeyi w'abana babiri, umuhungu n'umukobwa, uvuka mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Rulindo mu murenge wa Burega, ariko kugeza ubu nkaba ntuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo. Uko ninjiye mu gisirikare mu 1988, nari umukobwa mutoya ndangije amashuri yisumbuye. Kuba narahisemo uwo mwuga ntabwo ari njye njyenyine wabigizemo uruhare, nabigizemo uruhare n'umubyeyi wanjye, kuko kera ababyeyi akenshi bafashaga abana guhitamo icyo baba. So umubyeyi wanjye papa, ndangije ayo mashuri yisumbuye naje nsanga yarabitekerejeho, yarabigira ngo ubwo nawe yari yarabaye inspired n'abandi bantu yabonaga hari b'abasirikari bona bazamuka neza, cyane cyane ko yashaka ko niga. Ariko muri icyo gihe kwiga byari bigoye kubona universite, kandi mbaga ashaka ko niga universite. Baza kumubwira ko umuntu yagiye mu gisirikari hari amahirwe ko yakwiga universite akarangiza afite icyiciro cya kabiri cya kaminuza, kandi akaba ari n'umusirikare. Abimbwiraho nkigera mu biruhuko, kuko umubyeyi wanjye nyine nabonaga ntacyo yambwira kitari cyiza kuri njye, ntiyabyumvikanaho neza na mama, ariko kuko papa ari we wari ufite amashuri ngira ngo menshi, yahise yumva ko ubwo atekereje ko ngiye kujya kwiga muri kaminuza ntacyo bitwaye. Abimbwiye najyaga ndeba, icyo gihe hari igihe cya Thomas Sankara, bamuvuga cyane bamubona mu makuru, nanjye nkareba ukuntu aba ari umusirikare ukora ibitangaza, ubona ko abaye umuyobozi, yaba umuyobozi koko uhindura amateka ya Afurika. Nanjye numva ndavuga ngo okay, kuba umusirikare ni byiza, ngira ngo bituma umuntu ibitekerezo bizamuka akagirira igihugu akamaro. Nuko nagiye mu gisirikare, ntabwo nari mbizi, nta yindi background nari mfite, ariko ni gutyo ninjiye mu gisirikare. Ninjira mu gisirikare cya kera, njya mu ishuri rikuru rya gisirikare, baryitaga SM icyo gihe. Ndiga wa mbere wa kabiri, koko byabaga ari amasomo asanzwe ya universite ya science sociale, hakaba n'amasomo ya gisirikare ukayafatanya. Ubuzima busanzwe bw'umugore w'umusirikare, ariko w'umugore kandi w'umubyeyi, kuko kuba umugore ntabwo bihagije kugira ngo ube ufite izindi nshingano zikomeye. Igikomeye ni ukuba umubyeyi, kuko kuba umubyeyi bikongerera inshingano, kureberera abo bana, kumenya abo bana babayeho bate, bize bate, bambaye bate, ese mu buzima bwabo busanzwe urabafasha ute. Ni ibisanzwe, ngira ngo ntabwo ari mu gisirikare twenyine, ni ahantu hose mu kazi gaha umuntu inshingano. Ariko wenda iyo tugarutse mu gisirikare batekereza ko bivunanye cyane, kubera yuko hari igihe duhabwa akazi kajya kure y'urugo, ushobora kujya muri misiyo, ushobora kudiployinga byo kuguha akazi, kuko akazi ka gisirikare ntabwo kabera mu mujyi buri gihe, kandi niyo kabera mu mujyi ntabwo kabera muri kapitale, mu murwa mukuru, kuko abenshi ariho tuba dushaka kuba n'abana bacu bakiga. Kajya mu ntara, kuko naho umutekano uba ukenewe. Aho rero rimwe na rimwe hari igihe ubuzima buvunana, bukavuna njyewe musirikari ushaka gukora inshingano neza nk'uko zimpaye, ariko bikavuna n'umuryango wanjye, cyane cyane abana bakabura wa mama ubibutsa buri gitondo, ubajyana buri gitondo, ubakorera ibyo bashaka byose. Ariko burya rero iyo wapanze neza ibintu birakunda. Icyangombwa ni ukumva ko izo nshingano zombi urazifite, kandi ntawazigutegetse cyane ngo uzinjiremo utabishaka, byose warabishaka kandi urashaka kubikora neza. Njyewe rero experience nabonye ni uko
iyo wapanze neza urabishobora. Njye ndi mama w'abana 2 nababyaye igihe kinakomeye, kugira ngo nkumenyeshe ko umwana wanjye w'imfura namubyaye muri 1995. Urumva ko byari bikomeye, nari ntwite 94. Ubwo icyo gihe nagarutse muri leta hashize amezi make, niyemeza kuba umubyeyi. Ndatwita bana n'umwana, njya mu ntangira akazi mfite inda nza kubyara. Ntago byari bigoye cyane icyo gihe kuko nakoraga muri Kigali, kandi nari nkifite n'umubyeyi nashobora gutetaho ntinderera umwana, mfasha umusigarane njye ku kazi. Uwa kabiri yavutse ndi mu kazi, noneho njyana uruhinja kwiga, kuko ubimbajije gutyo navuga nti umunyeshuri wiga akanabyara abishobora ate? Ariko ibyo byose narabishoboye. Abana gusa hari igihe bakubura bakazana bikubaza, n'ubu ngubu barabimbaza ati hari igihe wadutaga tukumva tubabaye, ukagenda ukajya muri misiyo ukamarayo umwaka. Icyo gihe iyo udafite umuryango ugufasha urahungabana. Biravunanye nk'umubyeyi nk'umugore, ariko ibivunanye byose ntabwo ariko tugomba kuvuga ngo ntitwabikora. Biravunanye ariko birakoreka. Ntabwo namuhakanira, ntabwo namwangira, kuko impamvu ntamwangira nuko mu gisirikare hararera. Ngize amahirwe akabikunda. Amahirwe iyo ntabashije kubona nuko mbona atabikunze cyane, ariko ngize amahirwe akabikunda nahita rwose nsunika, kubera yuko nzi ko mu gisirikare harigisha, hatanga uburere ntekereza ko utabona ahandi. Hatanga uburere, hatanga discipline. Byonyine no kuba ubasha kuba nyine uri umukobwa ukajya muri izo siporo zikomeye zose z'abagabo watekereza ko zidashoboka ukazishobora, bisaba discipline. Kandi kuba ubasha kubikora ukitwararika, uko ugenda ukura wiga ibintu byitwa kuyobora, gutegeka ingabo. Icyo kintu cyitwa gutegeka ingabo iyo bakikwigisha kikuremamo uburyo bwo kuyobora nyine. Aba bayobozi bose ubona, ngira ngo abantu bagiye baca mu gisirikare ntibyajya bibagora, kuko uba waramenye kuyobora kandi ukayobora neza, kandi bakakwigisha ingaruka zo kuyobora nabi, ku buryo rero urangiza iyo kuzamuka ajya mu mapeti azamutse nyine y'ubuyobozi, bituma ushyira ku murongo imyitwarire yawe, kuko iyo uri umuyobozi hari imyitwarire imwe ushyira ku murongo, kandi wenda iyo wigumira hanze utari kubyitaho. Ubwo rero abana, iyo umwana agiye mu gisirikare ugira amahirwe. Imbogamizi navuga nahuye nazo ni kutabibasha at the maximum, kutabibasha ku rwego rwo hejuru. Burya nicyo, iyo uri umunyeshuri ukunda kwiga, ukunda ibyo urimo, ikintu kikubabaza nuko utabasha kugera hejuru cyane, kuko urumva hari ibyo nyine uba utabasha kugeraho hejuru cyane kubera ko utabitegujwe ukiri umwana. Twiga nize mu ishuri ry'abakobwa gusa, ntabwo twirukaga mu buryo budasanzwe. Akenshi rwose ngira ngo siporo twakoraga yabaga ari iyo kwigorora no kwinanura gusa, no gukina twa volley. Ku buryo mu gisirikare rero bakwigisha ibintu byo gutinyuka, gusimbuka ahantu harehare, gusimbuka icyobo, kugwa mu cyobo ukakivamo. Ntabwo nigeze ngira ingorane zo kuvuga ngo simbishoboye icyo gihe, ariko nabaga buri gihe ndeba abahungu babishoboye nkumva wampa ngo mbe nkabo. Nanjye icyo ntabwo nigeze nyiheramo icyobo, ariko utekereza utari wampa ngo nkisimbuke rimwe nkisohokemo nk'uko umuhungu yabikoze. So hakaba igihe nyine ngerageza 1, 2, 3 akaba ari bwo mvamo. Ariko ingorane zindi ni uko buri gihe nyine uba wibaza ngo umukobwa mu gisirikari bagira ikintu cyo kuvuga ngo reka tumworohereze. Ntabwo njye mbikunda na rimwe. Reka tumworohereze, tumuhe gatoya, tumuhe iki. Ntabwo ari byo nagira inama abigisha abitegura mu mirimo ya gisirikare. Nabigisha kuba shyiraho imbaraga kugira ngo babashyiremo imbaraga zirenze izo bitekerezaho ko bafite, kuko tuba dufite imbaraga ariko tukiteteya, guteta, gushaka kwiyorohereza.